Ayabas, The Focus Media Entertainment bimeze bite mungire nanone kurasha basheri banyu. Dutangiye duteye ni inkuru y'abavandimwe babiri b'impanga Jed na Moko bakuriye umuryango w'ibisambo. Uyu Jed yari akiri ubuzima yavukiyemo bwo kwiba ndetse agaterwa ishema nabyo, gusa Moko yashaka ubuzima butandukanye, yashakaga kujya kure y'ibyaha. Bimeze bite gusa nubwo bano bavandimwe bari batandukanye mu bitekerezo, bakoraga nk'ikipe kugira bashaka ubuzima, buri kintu cyose barakibaga kandi bakiba ku manywa y'ihangu. Barakwereka hakuno bano bavandimwe bari bibye kesi, barimo baragerageza kuyifungura bakoresheje ibiturika. Bimeze bite aba bana ni ibisambo bashaka gukuramo amafaranga. Yo abana bakimara gukuramo amafaranga binjiye mu nzu bireka famiye yabo amafaranga bibye. Yo muzehe bakiraho mama wabo yazanye na boyfriend we. Mama wabo yari igisambo gikuru, boyfriend yitwaga Gren. Gusa icyo gihe Gren yinjiye mu nzu yakomeretse kubera ko bari bavuye kwiba ahantu we na mama w'aba bana. Kuri televiziyo polisi yari mirabahiga, Gren yarashwe. Baje gusezera abana kubera ko batari butinda ahangaha, bafashe ibintu byo basohoka birukanka. Mama asezera abana be kuko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma bari bagiye kubonana. Yo barakwereka nta kintu mama yakoze, yahise yinaga mu modoka ye na Gren baragenda, gusa polisi yari yabakurikiye. Umugore agenda abwira umugabo ati hangane ndakugeza kwa muganga, yari yakomeretse bikabije. Mu nzira bagenda Gren yavanyeyo imikufi bavuye kwiba ahitamira. Yo barakwereka nyuma y'imyaka 25 amabandi yaracitse. Jed na Moko bo bakomeje kwiba bashyizeho amafaranga yo kubabona, nta mabanda b'amasirimu wapi. Jed na Moko bakomeje gukora akazi konyine bari bashoboye, barazwe n'Uwiteka kandi bagakora neza ntibafungwe. Jed yakomeza kuvuga ngo ubu ni ubwa nyuma. Moko we ntiyabikozwaga, yibaga umunsi kuwundi, ariko asezeranya Jed ati tuzabirangiza tuzabivamo nyagasani. Gusa na polisi ntiryamye. Barakwereka hakuno hari nijoro ubwo barimo barapanga urugo rumwe barajya kwibamo, batanga amatekiniki yuko baracika, bari abahanga. Gusa ubwo bari mu modoka batangiye kugenda kuri mama wabo abuze imyaka 25 ishize. Yo Moko yakomeje gushinza mama wabo kuba yarabataye akabasiga muri gisimbe aho kwiba, ariyo mahitamo yonyine bafite. Jed akavuga ati mama yakoze icyo yagombaga gukora, twe kuvuga mama nabi, ahubwo bahise bakomeza umupango wabo wo kwiba. Bimeze bite Moko yahise avana Yosefu binjira mu nzu bajya kwiba, bayatangiye gukoresha amatekinike bize yo gusetsa amakufure foro. Ubwo Jed yabwo arimo aracunga impande zose nyine nk'ibindi bisambo, Moko arimo arafungura. Bimeze bite nyagasani bakira umusekirite yavuye yabona Jed hano yarahagaze agerageza kwiyoberanya. Yo Jed yigize nkaho hari ibintu yarazanye, gusa umusekirite yanze kubyemera. Umusekirite atangiye gutera intambwe amwegera ngo afate igisambo. Ku basekirite nawe urabizi, Moko yamuturutse inyuma mu kubita ikintu. Ugura byumva nyine bagomba kuva aho ngaho bihuse, gusa amasaha yari yabatwaye. Basohotse basanga hanze polisi yuzuye. Moko agerageza kwishana, gusa Jed bamumuritse ntawe yari bucikire. Yatangiye kwicura ati nza kuba nibereye mu rugo abandimo ndirira igisahane cy'ibiryo kuruta gukurikira umugambi wa Moko bavuga ngo n'ubwa nyuma. Yo bahise bamufata nyuma y'imyaka 5 Jed afunze. Yaje gufungurwa bitunguranye. Imfungwa ngenzi yaramuze ati se wabigenje ute? Jed ati no kwitwara neza. Muri gereza nyine iyo yitwaye neza hari ukuntu bakugabanyiriza ibihano. Hakunino ubwo Jed yasohokaga yahuye n'umupolisi tugafafuru, bigaragara ko bari basanzwe baziranye. Bivuga ko connection yabo ari nayo bakoresha bagabanya ibihano bya Jed. Jed yabaje umupolisi yema nta kintu yamutumaho kuri mama wa Fafuru wari uri hanze. Nyagasani Fafuru yahise ashyira Jed ku ruhande amubwira ko kuba ari kuya atari impuye bamugiriye, ahubwo ni diru bapanze. Bari bapanze ko azazana amasaro ahenze cyane. Nyina yari yiribye imyaka 25 ishize, amubwira ko nazana imikino azamushyira ahantu azaborera ubuzima bwe bwose. Yo yahise amuhereza telefone. Nawe urebe, fata telefone wanjye gera we. Barakwereka bimeze bite hano. Moko yatandukanye n'ubuzima bw'ubujura, yishakira umugore, abyara abana, akora muri resitora. Bivuze nyine we yagiye kure y'ubuzima bw'ubujura, yaragiye abyara umwana ufite umuryango umeze neza. Nawe urebe burya ko nk'uwo mutindi yanitse niva umunsi ukurikiye Moko yirukanwe mu kazi nta mpamvu. Ijye kubaza boss impamvu yamwirukanye, amubwira ko hari amakuru yaje mu kazi adatanze kandi agomba kuva mu kazi. Yagereje kumusobanurira amubwira ko yahindutse, boss yanga kumutega amatwi. Yo ubwo Moko yageraga mu rugo yatunguwe no gusanga umuvandimwe Jed yafungwa ari mu rugo kuganira n'umugore. Moko yahise amuzana hanze amubaza ukuntu yafunguwe hakiri kare. Jed amubwira ko hari diru yageranye n'umupolisi, hari ahantu agomba kwiba bwa nyuma. Yamubwiye ko hari ahantu azi iduka ricuruza kandi harimo sefu Moko yafungura byoroshye. Moko yahise amuhakanira adaciye ku ruhande, aramubwira ati ubujura sinkiburimo. Yo Moko yahise amubwira ati mu rugo mfite ikirori, ababyeyi b'umugore baraza kunsura, we rya vuba uhita ugenda udasakuje. Yo
nawe undebere muri uwo mugoroba umwe abashyitsi barahageze ibyishimo ubwo bari barimo bararya. Jade yatangiye kuzana inkuru z'ukuntu Moko yakuze ngo abantu bavuga ngo ntabwo bari bazi ko azabyara akagira umuryango nk'uyu, avuga nyine ibigambo bituma abantu bumva batameze neza, nta muntu ugize icyo arenzaho. Jade aje hano gufata ibyo kunywa yabonye muramu wa mukuru we ahita amwoshya bajya kunywa ibiyoga n'ibitabi barasinda batangira gusakuza nk'aho ejo hadahari, batangira kwangiza umunsi w'abandi. Moko akiboneye yararakaye yanja mu muvandimwe ahuragura ingegera, madamu arasohoka arabakiza nyagasani. Nawe undebera ukuntu umuvandimwe aza agateza akavuye mu rugo. Ntibwatinze Moko yaje gusobanurira umugore we ukuntu Jade yamubeshye ngo yagiye mu gisirikare kandi amaze imyaka myinshi muri gereza kubera ibyaha yakoraga. Madamu arabwira ati njye nari mbizi ntabwo imico nk'iyo mugabo yakwakirwa mu gisirikare. Umugore wa Moko yatangiye kumukomeza amubwira ati twese hahise tuba twarakoze amakosa, reka twese tuyirengagize twirerere umwana wacu yo. Ubwo nta kundi nyine Jade yagomba kugaruka aho bahoze baba kera. Ageze mu rugo asanga mise dukora 17 muri telefone atari yasubiza fateri ye bari yahageze, ahita amudubika muri bathtub. Faferi yashaka kumenya impamvu burinze bwira Jade atamwitabye. Jade bamubaza imikufiri ye mama wawe yibyo, nakamubwira ati mwana ntabwo nabishobora ngengire ndi gushaka gukusanya ikipe. Gusa ubwo busobanuro bwose Faferi yanze kubwemera, ahita avana y'imbunda amubwira ngo shiro fingerprint. Aramubwira ati uramukusanya imikino iyi mbunda izamfasha gushyira muri gereza nyagasani. Umuntu ufite imbunda iriho ibikumwe byawe arakatsindwa n'Imana. Faferi nta kindi yakoze, yagiye kuri Nyanturi amusigira imbwa y'ingume amusiga aryamye. Gukanguka yasanze Moko arimo ahamagara 911. Jade yakangukiye hejuru ahita yambura umuvandimwe telefone arijugunya, amubwira uko byagenze, amubwira ukuntu umupolisi avuye hano atwaye imbunda iriho ibikumwe bye, amubwira ko ibintu bya ambulance atari ngombwa ahubwo ashaka amufasha nyagasani. Urumva ko Jade nta hantu yari afite ho gucikira. Umuvandimwe yumvisha agize impuhwe amubaza ahantu iyo safe iri, amubwira ko iri hafi mu mujyi bagomba kugenda bizabatwara iminsi 2 kugira babe bayirangije nyagasani. Nawe undebere reba filime. Moko yese azanatangira guhimbira umugore w'inkuru z'ukuntu Jade nyirakuru yapfuye kandi akaba atuye mu mujyi wa kure, amubwira ko nyine aramugiye nakamugezayo agahita agaruka. Nawe ureba umugore ati se uransiga gutya wa mugabo we muri kondisiyo imeze gutya? Umugabo ati ndahita ngaruka sho. Abi umugore wa Moko akimara kumva ko umugabo ashaka gushyira Jade kure, amubwiye ko ataramutse atamujyanye hakiri kare yazagaruka akaba mu nzu yabo, yamwemereye kumujyana. Birumvikana nta muntu wakwifuza kubana n'iyingegera. Abavandimwe babiri bahise bafata inzira baragenda, gusa byageze nijoro bajya kurara kuri moteri. Gusa batungwe no kugeraho bagasanga harimo igitanda kimwe. Bahise bahitamo gukina wa mukino wa rock paper and scissors. Ubwo Moko yaramutsinze aramubwira ati kiraraho kubera ko umaze igikino urara kuri sima. Jade arabyanga ati we harare n'ubundi uyu mupangu wari uwanjye yo. Gusa byarangiye bonse banze kurara ku gitanda. Moko arara mu ntebe, Jade arara hasi. Yo urukundo rw'abavandimwe disi ntibwatinze. Mu gitondo Faferi yagarutse kureba Jade hatuye asanga ntawe uhari. Asanga umurara yamusigiye ikimaneke ku buriri, atarakinze telefone asanga umurara yitaye mu musarani. Jade n'umurara urebe hakuno. Jade yaramubwiye ati hari umuntu nshaka kujya gusuramo, aramushibwira ati nshaka gufokaza n'uwete n'umuntu w'ingenzi Imana wamfashe nkifunze, yari umukobwa. Aravuga ati kandi atuye hano hafi twahagera tukamucaho nta bintu byadagije tudukomeza. Moko nyine nta kindi yari afite gukora, yarabyemeye baragenda. Ntibwatinze mu gihe gitoya baramaje kugera ku nzu ibaruye kuri Jade n'umugore we Betesida. Urebe yaraje ubona ko afite amashyushyu menshi yo gusuhuza ariko gusaba baye, yamubwira ati nari ngukumbuye, yabajwe nuko atambwiye gusa ko yafunguwe. Yo Betesida dizi nyuma yuko ibyo Jade yacimuyo yarababaye, yahise amufata akaboko amujyana mu cyumba ahita bafungura akaziki mu gihe hari utuntu twibanga bari gukora nyine nawe urabyumva. Uko bari muri ibyo ngibyo Mo yahise atangira kuzenguruka mu nzu agera aho yicarira ahantu areba za katuni. Akira aho ngaho hari ingagi yakinguye umuryango. Mo atekereza ko igiye kumwataka iraza iriyicarira yicanira isigara, itangira kumubwira ko yitwa Samweli. Basamweli ndabaramukije. Mox nawe arivuga, we na Samweli batangira kuganira nyine nk'abantu bamenyanye baraganira. Gusa igikaritasi cyatangiye kumumenyera gikora ibintu bitandukanye bimutera guhangayika. Mox agira ubwoba, gitangira kumusakuriza n'ibiki. Mox yahise asohoka yiruka. Urebe hano mu gitanda Betesida yarasohotse agiye mu bwiherero. Jade ahita mu isakoshi akuramo indangamuntu ahita aca mu idirishya arimanukira nk'abandi barara. Yahise aza mu modoka vuba vuba. Ubwo Mox nakomeje gukomplaininga ukuntu ingagi yamubangamiye undi nkaho nta cyabaye, barakomeza baratwara. Ntibwatinze rero barara, bageze kuri moteri baraparika. Ubwo Jade yahise aza gukaraba. Mo nawe ataye guca mu bintu asangamo urwandiko rwavuye kuri mama we nyagasani, wa mama wabataye kera. Arimo arareba muri ibyo bintu yasazemo urwandiko. Mama wabo yandikiye Jade rugira ruti ntuzagire ikintu ubwira Moko na kimwe kubera ko amatsiko n'ibyiyumviro biragambana. Moko yahise ajya kureba Jade amubaza impamvu mama we yandikiye wenyine. Jade aramubwira ati mama impamvu atakwandikiye ugira amarangamutima menshi.
Mox disi byaramutunguye arababara atangira gushinza umuvandimwe kuba yaramubeshya aramubwira ati nta bintu byaroka nta bintu by'abapolisi bino bintu mwari panze kuva ku itangiriro aravuga ati ibintu byose sinkibirimo reka nigendere. Nyagasani nawe undebere. Gusa ubwo yagendaga yagiye kubonabona mu cyumba havuyemo nyina Catherine. Nyagasani Mox byaramutunguye aramanuka yikubita hasi. Mox disi ntacyo yabaye baje hano mu kabari baricara baraganira. Tekereza ariko nawe kuba mama we yaragusize imyaka 25 yamara guhita ukabona araje ngo mwana wanjye ngiki niki ari we wamwakira. Nyagasani bimeze bite batogorere hakuno cyagiye ubwo polisi yabirukankanaga byarangiye Gurene yishwe n'igikomere ubwo nyine umugore nawe yashaka ko ashyingura umugabo vuba vuba ahita ahunyira mu cyaro cya kure none amenye ko afite uburwayi bwenda kumwica aje kureba abana be. Hano Mox we yanze kubyizera gusa Jedi we yarabyemeye nyina afite kanseri yo mu bwonko nta n'umwaka asigaje nubwo Mox yabyumvishe yanze kubafasha. Nawe urebe we yababwiye ko ibintu by'ubujura bivuyemo ibintu by'imikufi n'amazahabu y'ubujura ntabyo kirimo. Jedi aramubwira ati rega ntago tugiye kugarura ibyahoze ari by'umuryango wacu kandi amafaranga azavamo azabasha kuba yafasha umwana wawe agira ubuzima bwiza mwana. Mox akimara kumva iyo comment y'umuvandimwe byabaye nko kumushyiraho toni y'amatafari ahita yemera kubafasha umunsi ukurikiyeho. Bafashe urugendo bajya kureba ahantu nyina yashyinguye wa boyfriend we. Nyagasani bakiraho nawe undebere ninde waje wa mupolisi yahise agira kwa wa musheri wa Jedi aje kumuhata ibibazo. Gusa Sida yakomeje gufunga umutwe amwima amakuru umupolisi nawe akomeza kumutoteza amubaza nimba hari ikintu abiziho. Kageze kemera ko yagiye akibiye n'irangamuntu we n'umuvandimwe akagenda atanaseze. Yangagiye yarahageze afanda akibona yirukankana yisanga mu nzara yihondagura kandi kwa kundi wa muvandimwe nawe yibyirangamuntu yaje hano aho wa mukobwa yakoraga aje kwibika imashini kiraza kubafasha gucukura. Nawe undebere ntibwatinze tugaruke hakuno aho bashyinguye. Baraje hano baracukura basanga umuramba wumye kera gusa ya masaro barayabona. Bakiraho hahise haza ba nyir'ubutaka bigaragara ko ubutaka nyine babukiniragamo gurufe bufite nyirabwo. Batangiye kubirukankana Jedi bamukubise ikintu mu mutwe bashaka kumukurura gusa Mox agerageza kumutabara. Ntibwatinze bano bombi baranyarutse bihuse cyane bahita bahungira mu ishyamba. Hakuno mu ishyamba bashyinguye ibisigazwa bya wa murambo batangira kwishima. Jedi nyine avuga ati ibintu byenze mu nzira twabipanze avuga ati twese dushyize hamwe atekereza ibibazo byose baciyemo ati nari ndi muri gereza muvandimwe wanjye yabuze akazi gusa ibintu byose tubishyize ku murongo mwana yo. Mox ubwo yumvaga aya magambo Jedi avuze yunguka kandi gatekerezo ko nta muntu yigeze mbwira ko nirukanwe muri restaurant ibi bintu yabikuye. Yahise amenya ko bano bombe ari byo bapanze ibintu byose ari umupaka kugira ngo abone uko yaza kwiyi misiyo yabo y'amafuti. Arakarira umuvandimwe we ukuntu yamumanipulatinze amushyiramo aka gakino ashyingura ingegera. Nawe undebere hari ukuntu umuntu agira umuvandimwe n'umubyeyi bamuzonga rebera ibintu bigeza naho biba pasono. Nyagasani Mox yarababaye nta kindi yakoze uburakari bwaramurenze na nyina areba imbere y'amaso yavuye aza yicarira hano nk'undi muntu wese byacanze yaraje yicara anatangira kwivugisha akiraho ngo nyina yaraje atangira kumuganiriza. Umuhungu aramuzi ati se wagarutse ku bwacu cyawagaruye na ziriya zahabu. Nyina aramubwira ati mwana wanjye niki ni urukundo nabonye ko ninda gupfa ndavuganire reka nze mbasigire basi iriya amafaranga kuko mfite kanseri yo mu bwonko yenda kumitana. Nawe urebe kumbi hakuno dore cya Jedi ni ikinyamafiri kikiraho. Faruferi yarahageze atangira kugitera ubwo ukuntu agiye kugisubiza muri gereza n'ikiramuko kidakoze ibyo bumvikanye. Urebe intambara ihita iba intambara. Mox yese yivanga mu ntambara tabara umuvandimwe we gusa nawe urabiza abafande baba barakoze imyitozo ahita murusha imbaraga. Jedi abona ko nta mahitamo ahita aterera ya miringa nyina ahita yitoragura. Afande arahita muhitishamo ati urirukanka cyangwa uragaruka utabara abana bawe. Urebe mama mururumba waramurenze ahita amanukana ya masaro ahita asiga abana. Afande atungurwa n'umwanzuro uyu mugore afashe. Afande nta kindi yakoze yahise afata abasore abajyana ku modoka abajyane kuri polisi. Jedi ati imodoka ndayituritse. Afande araseka cyane ariko Jedi ni umwihebe. Nibaza umuntu utinyuka gufata Afande ati afande nutudushyira hasi runo rumodoka ndaruturitsa. Kumba Afande nawe yararakaye ntabwo ajya ashyigikira ingegera. Hano Afande we yakomeje gutwara imodoka ari nako agenda abwira abavandimwe nabo batangiye kwirwanishwa inyuma. Afande ahindukiye bamurya umugeri imodoka ikora impanuka. Ibi ngibi bigahita biha amahirwe yo kuba batoroka. Ureba barara
ubwo bamaze kwihambura bahita batorokera hakuno nyine icyo gihe nyine ngo bafate akantu k'akayaga bahumeke. Mox nawe ahita ahamagara umugore we amubwira ati rwose sheri wanjye wihangane nakubeshye gusa ndataha vuba. Jade ati mwana tugire tugende. Mox ati uretse mwana biko ko papa mama wacu gifite ya masaro reka tuyazane bino bintu tubishyireho iherezo urebe. Ubwo abo ngabo ko bari muri ibyo ngibyo nyine yaje hano aho bagurishiriza amazahabu bayakuramo cash agurishamo duke utundi aradusigarana asohoka aho ngaho afite urukapu rwuzuyemo amafaranga. Akigera hanze asanga abana baramutegereje ubona ko nyine man byabaze kugambanirwa na mama wawe mwana. Mox we nta kindi yakoze yahise abaza nyine icyo agiye gukoresha aya mafaranga. Mama yatangiye kuzana inzitwaza akiri muri ibyo ngibyo nk'ibisanzwe nyine yahise abahubuka arirukanka baramwirukankana. Ubwo baca inyuma hanze kuri moro nyine aho bacuruza bakurikiranye n'abamwaka igikapu biranga igikapu kiramanuka kikubita hasi. Jade mu gihe agiye kukizana kiraho Fande hakuno n'imbunda yarakaye. Afande hano yarabazonze guhera ku munsi akibariho yaraje hano batangiye kumubwira ngo baramuha amafaranga avuga ati mutange icyo gikapu nta byo kunegosiya. Abavandimwe n'abarara batangira kwa kundi bamukennye kare birwanisha ngo reba ngo ibintu wewe biteye ngo reba kuntu birangiye muri ubu buryo. Yo nawe undebera abavandimwe gusa uko bari muri ibyo ngibyo nyine ndimo areba kuntu umwanzuro we utumye abana be bashwana. Afande nawe kiri muri Fande byaramuzonze arasa mu kirere arababwira ati muzane icyo gikapu vuba vuba nyamuneka. Agifungura hano urusenda Fande yasanganijwe urusenda kubera kutareba arasa impande zose atareba akiraho isasu ryafashe kuri gaze silinda haba guturika kudasanzwe nawe undebere. Yo abantu nabarara kuva kindi bakoze bafashe igikapu bariyizira gusa batunguye no kugera hanga bagasanga polisi yabagose naho guciye bakiraho nyina. Mama wabo yaraje disi nk'umubyeyi yemera kwitanga basi bwa mbere na nyuma nk'umubyeyi agira ikintu kimwe cyiza basi akorera abana be. Yo nawe undebere. Tugaruke hakuno nyuma y'ibyumweru bikeya Mox yaje hanazana amafaranga yazaniye umucamanza kugera ko basi yamuhereza yambunda yari iriho ibikumwe bya Jade. Bivuze ngo umupolisi uyu mucamanza ntatanuye na wa mupolisi amafaranga byarangiye yemeye nyagasano urebe. Mox nibwatinze yaratashye mu rugo asanga madamu yaramukumbuye amuhobera cyane. Ubwo Jade nawe yaraje nyuma y'imyaka myinshi nk'umuryango barica barongera barasangira. Yo nyuma yo kurya baje hano boza ibyombo Jade amubwira ko yaguze ubutaka akabwandika mu mazina y'umukobwa we. Undi nawe yemera ko yagiye gutanga amafaranga ku mucamanza kugera ko yamubohoza n'iki. Bivuze ngo ubu ngubu bose bakennye ariko basi nk'abavandimwe bongeye gusubirana nawe undebere. Reba Jade do kumbi disi nyuma y'iminsi mike yabaje gusura mukecuru hano arafunze bamuzaniye umwuzukuru baraganira n'iki arishima abona umwuzukuru we barongera musubiza muri seriye abona abana be disi barakuze basubira mu rugo ubuzima burakomeza nawe urebe. Gusa do Jade nk'umurara ntago yabura akantu yisigi bimeze bite. Yo dore Jade disi kunaterura umwishywa Jade areshya na wa muntu bimeze bite. Abavandimwe barongeye bariyunga n'utuntu yasigaranye ngutu. Agafilimi kacu nuko kagenze mungire nanone kurasha bashiri banyu bayi. Yo